Bakristo bavandimwe ni muhumure. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa kabiri tariki 21 Nyakanga 2020. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Mika umutwe wa 7 murongo wa 14 kugeza ku wa 15 n'uwa 18 kugeza ku wa 20. Zaburi ni ya 85. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 12 murongo wa 46 kugeza ku wa 50. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu akibwira rubanda, nyina n'abavandimwe be bari hanze bashaka kugira icyo bamubwira. Nuko umuntu umwe aramubwira ati, dore nyoko n'abavandimwe bawe bahagaze hanze barashaka ko muvugana. Yezu asubiza uwari ubimubwiye ati, mama ninde n'abavandimwe banjye ni bande? Nuko arambura ukuboko yerekeje ku bigishwa be ati, dore mama n'abavandimwe banjye. Kuko ukora icyo Data wo mu ijuru ashaka wese niwe muvandimwe wanjye na mushiki wanjye na mama. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, twese turi abavandimwe muri Kristo. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku bavandimwe ba Yezu, les frères de Jésus. Turaza kubona ubwoko bubiri bw'amasano, isano y'amaraso n'isano y'ukwemera, ariyo sano isumbi y'amaraso. Iyo twemeye guca bugufi tukareka amafuti n'ibyaha, kongera kugira isura nzima y'abana b'Imana. Mu isomo rya mbere, umuryango w'Imana urashaka kugarukira Imana ugasanga Imana bati, Mana wongere utugaragarize ibitangaza y'igihe utuvanye mu Misiri, tugaragarize bundi bushya impuhwe zawe, unyukanyuke ibicumuro byacu kandi ibyaha byacu ubirohe mu nyanja. Ni nabyo umuririmbyi wa Zaburi yagize ati, Uhoraho twereke impuhwe zawe. Iyo umunyabyaha yisubiyeho akagaruka mu murongo mwiza, akareka ibyaha bye, agaruka ku Mana umubyeyi wacu. Ntabya nko kubona umwana uri kure y'ababyeyi. Imana yifuza buri gihe ko twakomeza kwibera abana beza, nayo ikatubera umubyeyi mwiza. Mu Ivanjili y'uyu munsi, Yezu ari mu ngoro ari kwigisha. Baraza bamubwira ko nyina n'abavandimwe be baje kumureba, ariko Yezu arabahishurira ko umuvandimwe ari ukora ugushaka kw'Imana. Ijambo abavandimwe ba Yezu ryakunze gutera impaka. Bamwe bakurizaho kuyoba ngo Bikira Mariya hari abandi bana yabyaye ku ruhande nyuma ya Yezu. Abandi bati burya baratubeshya ngo Bikira Mariya yakomeje kuba isugi, ngo we na Yosefu ntawamenya, ngo none se ntimwumvise ko na Bibiliya iyivugira ngo nyina n'abavandimwe baza kumushaka. Mu gusubiza iki kibazo, reka tugende ku bisobanuro bitandatu mu muco w'Abayahudi n'Abagereki bashoboraga guha ijambo umuvandimwe. Rimwe, frère, uwo muvukana, uwo muhuje ababyeyi bombi nk'abahungu ba Zebedeyi, Yakobo na Yohani. Kabiri, un demi frère, uwo muhuje umubyeyi umwe, abahungu ba Aburahamu, Izaki na Isimayeli. Gatatu, uwo mufitanye isano mu muryango, uwo kwa so wanyu, mubyara wawe, mbese nka Bikira Mariya na Elizabeti. Aha niho banahera bapinga Yezu uko tubisanga mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 16 umurongo wa 55. Uriya si wa mwana wamubaji, nyina ntiyitwa Mariya, abavandimwe bese Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda. Aba rero tumaze kuvuga kimwe n'abandi ntago bahuje se cyangwa nyina na Yezu, ahubwo ni bene wabo mu miryango, les cousins, ababyara. Ndetse no mu Kigereki iri jambo ryakoreshejwe uyu munsi mu Ivanjili ni adelphos, rikagira inyito ebyiri, frère et cousin, umuvandimwe, umubyara ndetse n'inshuti. Kane, uwo muhuje umwuga, barimu, baganga, bashoferi, bavandimwe. Gatanu, uwo musangiye igihugu, les compatriotes, kumupatri, habagaho Abayahudi n'Abanyamahanga, Umuyahudi n'Umugereki, bene wabo wa Yezu b'Abayahudi. Ubwa nyuma gatandatu, uwo musangiye ukwemera, uwo musengana muri kiliziya, muri paruwasi, musangiye urugendo rujya mu ijuru, uwo mukorana umurimo w'Imana. Ndetse no mu barejo muzacunge barahamagara bati, muvandimwe Mariya. Nuko ukitaba uti, karame muvandimwe. Mu misa, bavandimwe, iryo jambo turihoza mu kanwa. None se turavukana? Ubwo buryo bwose tumaze kubona bw'abavandimwe, uburyo butatu bwa mbere bushingiye ku isano y'amaraso, naho uburyo bundi butatu bwa nyuma ni ubuvandimwe bushingiye ku isano isumbi y'amaraso. Ariko cyane cyane uburyo Yezu afatamo umuvandimwe ni ubwa gatandatu, isano isumbi y'amaraso, isano y'ukwemera. Twese turi abana b'Imana,
igihe twemera Imana tugasengera hamwe twese ababatijwe tugasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, tugakora ibikorwa byiza bishimisha Imana bigaragaza ko tuvuye gusenga igice cy'Imana ishaka, ngubwo ubuvandimwe. Kubw'iyisano isumbi y'amaraso twese abasangira Kristo tuba abavandimwe ba Kristo, cyane mu misa mu guhazwa Ukarisiya duha kunga ubumwe nk'abavandimwe. Nibyo umufilozofe Feuerbach yigeze avuga ati umuntu aba icyo yariye, umuntu ahinduka icyo yariye. Iyo uhawe uburere bwiza kandi ukabwakira neza witwara neza kandi ubaho neza. Niba uriye Kristo uhinduka Kristo. Hari n'umwana wigeze abaza Musenyeri ati none se ko umukristo uhawe Ukarisiya ko ahinduka Yezu? Nk'ubu imbeba iramutse yinjiye muri tabernakoro ikarya Ukarisiya nawe yahinduka Yezu? Musenyeri ati ntibikabe. Birumvikana imbeba nta bwenge igira bwo kumenya niba ari Yezu, ariko umuntu we afite ubwenge. Ni nayo mpamvu abahabwa Ukarisiya bagomba kuba bagejeje kuri âge de raison, imyaka yo gutekereza, kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Rero abantu ntabwo twakwishyira ku rwego rw'imbeba, kuko Imana yaduhaye ubwenge. Ukarisiya duhabwa iduha kunga ubumwe na Yezu no kunga ubumwe n'abavandimwe, twese tukaba umwe. Nta Muyahudi, nta Mugereki, nta mucakara, nta mugore, nta mugabo, nta moko, nta vangura, kuko twese tuba twabaye abavandimwe ba Kristo. Hari imbaga nyamwinshi y'abantu nk'iyi y'abigisha amategeko idatera imbere mu Bukristo kubera kuvangura, kwizirika ku moko, kwizirika ku masano yo mu miryango, abo bahuje ubwoko n'igihugu gusa. Nyamara uyu munsi twigane Yezu utugira inshuti n'abavandimwe, tukagirana nawe isano isumbi y'amaraso. Twese turi abana b'Imana, turavukana kuri roho, turi abavandimwe ba Yezu. Igihe dukomeza gukora ibishimisha Imana twitwara neza. None se bavandimwe mwe Hayimana, muba muri za kominoto zitandukanye, uzarebe neza mu mubana uwo muhuje isano y'amaraso. Uzajya kwisanga ubone uri kumwe n'Umugande, uri kumwe n'Umurundi, ubone uri kumwe n'Umuzungu, mbese mwahujwe na Kristo wabashyize hamwe muri abavandimwe. None se umugabo n'umugore ko babana akaramata ubuzima bwose bapfana iki? Kiliziya inamenye ko hari n'agasano k'amaraso mufitanye ntiyabashyingira, ariko uwo mwashakanye ni umuvandimwe wawe. Akandirimbo igira iti turashimira Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Yezu duhe gukora ugushaka kwawe, twigane umubyeyi wa Bikira Mariya wumviye Imana agahora akora ugushaka kwayo ubutadohoka. Duhe guhabwa neza amasakramentu yawe, bimenyetso bidutagatifuza muri Kiliziya yawe. Turushaho kunga ubumwe nawe n'abavandimwe bacu, dukore neza ugushaka kwawe iminsi yose. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Yesu